akenshi umuntu ugututse aba ari inferieur yawe. Iyo uhindukiye ukamutuka ubunganye nawe. Umuntu wakugiriye ishari nta cyangiro ufite, ahubwo no umuntu uhora yikanga ko hari ikintu Imana izakubwira. Uramurenze. Yes. Reka nsubiremo. Umuntu wakugiriye wese ishari ni umuntu watahuye ibikugize ko bishobora kuguhindura undi muntu utari wewe. Ahora yikanga ko uzaba umuntu ukomeye, umwuka w'ishari ukamufata. Yego buzima. Gera iyo uryamanye n'abagore benshi n'abakobwa benshi utakaza imbaraga z'ubushobozi by'ibyemezo, gutekereza neza, gufata ibyemezo, kwisuzuma, ibyo byose birashira. Ugasigara uri umugaragu wa mwuka udafite ico wakora. Gera karande gusa ishobora kuba atari ubuhehesi. Hano twavuze amoko menshi ya karande. Uwashobora guhura n'umwuka wa karande akumva nk'umugore atari ikintu cy'ingenzi kuri yo kiri priorite. En fait uzi yahuye n'umwuka utamwereka inyungu zo kugira umuryango. Ugasanga igihungu n'iciza inyuma gikubise imyaka 40 kandi abaturanye bakavuga ati no uno muhungu ari innocent kuri sex, ntabwo ajya mu bagore. Yahuye n'umwuka wa karande wahunitse umutima we. Umugore si priority, umuryango si priority. Karande ni umwuka wica umuntu ugamije ikintu kimwe, kumutesha igihe kugira ngo nuja kwicura uzasanga amahirwe yakogereza. So karande ikintu igikwereka nk'umugore wawe adatenga makuru wakuruye hanze, cyangwa umugabo wawe already wahuye n'umwuka. Kandi uwo mwuka ni kushaka Gerard Mbabazi. Urashaka kugusenyera urugo, urashaka kukudindiza. Utazayibesha kuzaryamana n'umugore w'abandi gratuitement. Buriya nimba ari ikintu umugabo agomba kwirinda cyangwa umugore agomba kwirinda, iteka nutekereza gucitinga umugore wawe ni ikintu kiri vast. Hari umuntu twarimo tuganira kuri hotel mu kanya hariya kuri Lemigo, turimo tuganira kuri ico kiganiro, ampa ubuhamya. Arambwira ngo yigeze gusohoka acitinga rimwe umugore wiwe. Ati reka nkubwire Bishop, ati umunsi nacitinze umugore wanjye, ndamubwira no uriya mugore ashobora kuba atarakuroze ngaguhe inzaratsi. Yego. Ariko kubera nko wakoze ikintu gikomeye, uriya mudamu yagutwaye umutima, ububona uri igiporopo, yagutwaye uruhu n'uruhanga. Gerard buriya reka ngubwire, hari abagore ubona ukabona ni igiporopo, hari umugabo ubona mwiza inyuma ariko ni igiporopo. Umutima turaza kureba ni gute umuntu arwanya umwuka wa karande. Ubundi karande imarwa n'ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu kigukuraho karande, kandi noneho nimba Gerard ansebeje akantuka akanandagaza akamvuga nabi, uzi ikintu nkora ngewe ndi promoting, ngashaka inshuti wewe udashobora kubona. I know. Ukagera utagera. Naringiye kuvuga ngo abin afata nasanze gera guca intege abantu bantuka bangendaho bansebye. Imana yambwiye ko umuntu ntuka nta mwibye wiwe, ntinjiye umugore we n'ibindi bisa n'ibyo, ntabwo ntuka arantinya. Nibyo. Sibyo? Arantinya. Icya kabiri, umuntu wese ungirira ishari ntaramugiriye nabi, ni umuntu Imana yatumye cyangwa Satani ngaza nibutse nk'Imana yangiriye neza. Uzi ikintu ciza wa muntu kurwanyiza akora, azatuma ibitekerezo byawe byimuka mu ciciro mwari murimo, ugatangiza ukagira plan B atigeze atekereza ko wajyamo. Gera listen, baduha imbaraga mbese. Gera reka nkubwire, abadutuka, abadusebye, abatwandagaza, abatuvuga nabi baduha imbaraga tutari dufite. Buriya abantu benshi uzabona Gerard bakomeye, ntabwo inspiration bayikuye ku bantu bageze ku bintu bikomeye. Ni abantu bakandamijwe. Waruzi nko gukandamizwa ku munyabwenge biza bizaniyerekwa cyane. Waruzi nko gusuzugurwa n'abantu, waruzi nko ku munyabwenge ari igishoro. Ku munyabwenge Gera ntabwo ari buri muntu wese ugeze ku rwego rwo gutukwa. Hatuka umuntu watangije kubaho, hatuka umuntu ufite icyerekezo, ufite ahari. Uvi inkuru yanjye
reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki w'agahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara, panabye byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etaje iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze kuri mwese mu natwe mu biganiro byacu bya inkuru yanjye. Ni umugisha ukomeye cyane ko uyu munsi wowe uri kutwumva wicaranye nanjye, wicaranye na Bishop Muragizi Jean de Dieu kuva muri Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twicaranye aha tugiye kuganira ku nkuru ye, tugiye kuganira by'umwe ku buzima, kuko inkuru ye twarayumvise umwaka ushize, kuko yari inkuru mwakunze, yari inkuru yigishije benshi, yari inkuru yafashije benshi by'umwe mu rwego rwo gusubira mu buzima kandi bwiza bigakunda cyane ko avangamo experience ye akavangamo n'ijambo ry'Imana nka Bishop. Birumvikana nitwa Rweme Mbabazi, uwo tugiye kuganira wamwumvise ko rero tugiye kuganira. Afite byinshi, afite igitabo ari kwandika ku buzima, afite byinshi yigisha by'umwe ku buzima, ukumva birahinduka, ukumva nawe watangiye ubundi buzima bushya kandi bigakunda. Hari benshi uyu munsi mubaswe na byinshi muri buno buzima, rimwe na rimwe kuvuga ariko mfite karande mbi, ugasanga kenshi usa naho wihebye, ubuzima bwe ntabwo bukikuryohera nka mbere. Nta na rimwe urumva ngo kurura ubuzima bwo kuri ino si. Uzi ko uyu munsi watangira kubaho bigakunda, uzi ko uyu munsi warwanya ibyo byose bizitiye ubuzima bwawe bigakunda, birakunda ndetse cyane, sibyo? Uyu munsi rero mbere yuko tuganira, mbere yuko nkubwira byinshi, unyemere mbanze mbwire abantu bari kutwumva muri kano kanya mutarakora ubukwe. Uzi ko n'uno mwaka wakora ubukwe bigakunda, uzampamagara umbwira uti uzi ko byakunze mu mezi make asigaye. Hari tente rero ushobora gukuramo na kurangira nziza idahenze, ku giciro waza ufite cyose, muranegosiya muraganira bigakunda. Tente irimo yakira abantu 500, hari n'iyakira abari hagati y'ijana na 200, ni ukuvuga ya misi mikuru nka anniversaire, cyangwa ushaka kwakira abantu bake, umunsi mukuru wakwifuza gukora wari bride shower ku bantu mufite wenda mwagize ibyago, nabwo mushobora gukoresha imwe muri ano matente cyane nk'ino nini. Ni ukuvuga rero ahanga barakwakira ni muri Kicukiro hano mu Ikoni mu muhanda wa KK 505 ku nzu nimero ya 2 uva Rwanda X werekeza kuri Brarirwa. Ahanga rero wahamagara kuri 0782 082 586 maze bakwakire mva kahave vraiment. Nicyo kunywa rwose baba gifite ku buryo nyine muba mumeze neza cyane. Uyu munsi rero nongeye kugira ibyishimo bikomeye cyane byo kwakira Bishop Muragizi. Nkunda gukoresha cyane amazina y'amanyarwanda, biraryohera, biraryoha cyane. Bishop, muraho neza? Muraho neza, murakomeye? Tumeze neza, turashima Imana. Ubushize nishimiye kukwakira bitewe n'uburyo nyine waduhaye ubumenyi, waduhaye ikiganiro cyiza. N'uyu munsi rero nishimiye nabwo kongera kukwakira mu kiganiro cyacu inkuru yanjye. Ni umugisha ukomeye cyane kuko uri umunyamerika, reka mvuge mu cyongereza it's a blessing. Yeah, thank you very much Mbabazi. Yego.
muraho neza muri Arizona, muraho murakomeye? Murakoze cyane Gerard. Muri Amerika nasize ari amahoro. State ya Arizona ni imwe mu ma state ashuha muri Amerika kuruta ayandi. Nasize dufite izuba ryinshi, ko natwe turifite hano i Kigali. Nono iri ni rike cyane cyane rwose, riri hasi ugereranije n'izuba nasize muri Arizona. Arizona ni state imwe ishuha muri Amerika. Ubwo mubimanaginga gute? Icyiza ni uko biriya ni ibihugu byateye imbere, usanga kenshi abantu bafite esi, yaba mu nzu yaba mu modokari. So ni muri ubwo buryo bibafasha, bitabaye ubwo buryo ubushyuhe buba hariya ntabwo byakunda. Ariko nanone kubera biriya bihugu bifite uburyo bya setinze system, usanga abantu kameme borohewe paraporo nuko inkuru ibivugwa. Ntabwo ujya ugeraho kumva, cyangwa wajyaga ugeraho kumva ukumbuye iwanyu, ukumbuye mu Rwanda? Gerard, isi yose wagenda n'amahirwe opportunity yose wabona, ntabwo iguhuma amaso iteka uhora ukumbuye iwanyu. Nta hantu heza ndabona nk'iwanyu. Akenshi uzasanga aba diaspora bakareye impamvu yego ziba zihari, ariko iyo abonye opportunity yo kuza iwabo mu Rwanda, muri Congo, biterwa n'aho umuntu yaturutse, nibyo bihe bya nyuma umuntu agera ukumva umutima wawe uranezerwa. Uyu munsi wumva iyo wageze hano wumva unezerewe, wumva Agera reka gusetsa. Iyo gusa ngitekereza kuza nkabona narayenguze tiki, tangiza kwenjoyinga kuba iwacu mu Rwanda, muri Congo n'ahandi. Congo warahasuye ejo bundi? Congo ejo bundi nagize umugisha, narahageze. Narahageze namaze iminsi igera kuri 5 mpita nsimbuka injyana. Mufise bitaryoshye? Biraryoshye mbaba. Biraryoshye hari ahantu muri Congo. Nabonye kuvaho M23 ihagereye, nasanze hari isuku ntigeze mbona. Niho mvuka muri Congo, nasanze ibintu bimeze neza kuruta uko abantu babitekerezaga. Cyane rwose, Imana ishimwe cyane ko byagenze neza, wasuye iwanyu, uri iwanyu, biba biryoshye, biba ari umugisha ukomeye cyane. Nuko rero ku muntu utakuzi, nibyo barakumvise mu biganiro byacu by'ubushize ko ari byiza ko duhora twibwira abantu, kuko tuba dukwikirwa n'abantu batandukanye kandi kenshi bashya. Ubushize twari twakonye ibiganiro turi mu 300 by'abadukurikiye, ubu turi muri 500 hafi 600. Hari benshi biyongereyeho. Wabibwira gute Bishop Muragizi ni muntu? Murakoze cyane. Bishop Muragizi ni umuntu utagoye kumenya. Nitwa Bishop Muragizi, warubivuze. Amazina ni Muragizi Jean de Dieu. Mvuka mu gihugu cya Congo, mu misozi miremire ya Minembwe, ariko ndi umwe mu bantu binjiye mu Rwanda mbere. Ninjiye mu Rwanda 1997 ubwo ninjiye mu Rwanda. U Rwanda rwari rumaze imyaka 3 ngira ngo rubohowe, ariko iwacu ku musozi ni umusozi nkunda cyane. Niwo musozi wa mbere mwiza, Imurenge. Nagize amahirwe, isi narayigenza hashoboka, usibye Australia. Niwo mugabane ntarageraho. Navuye muri Afrika njya muri Amerika, naragenze, naragiye Amerika Latine, nagiye Cuba, nagiye Venezuela, nagiye Peru, Canada narayigenze, Europe narayigenze, Afrika narayigenze, ndetse nageze no muri bihugu by'aba navuga Aziya. Nagiye ndibuka nko nabaye muri Israeli, nabayeyo ibyumweru bitari munsi y'ukwezi. Nagiye za Istanbul, nagize umugisha wo kugenda. Ariko aho hantu hose haruta Umurenge, aho hantu hose ni ahantu haruta Umurenge. ntaho ndabona byagera mu Minembwe, kubera buriya Imurenge nayo ni nini. Hari icyo bita Minembwe. Minembwe ni centre y'Abanyamurenge, ariko ikagirwa n'ibice nakwita bine by'ingenzi. Hari igice cyitwa Minembwe, ari naho mvuka, nkavuka ku musozi mwiza Gerard. Iza ngenda nitegereza ndi muri Amerika, kitegeza nko ndeba nko nabona umusozi umeze nk'iwacu muri village ahantu bita mu Rutigita. Nta hantu ndabona heza ameze nka Minembwe. Ntabwo ari amarangamutima yuko ari iwanyu? No
harazamo ikintu cy'amarangamutima biragoye nk'imisozi yose ibyo bihugu byose nagenze ubwo si nostalgie uba ufite urukumbuzi rw'ahantu nabyo ntekereza ko hashobora kuba harimo igice cy'amarangamutima ariko kandi ubuzima bw'umuntu nanone ni igice kimwe n'amarangamutima ariko ahantu hose nakunze mu isi yahabaho kandi nagize umugisha ndabishima Imana kugenda nta hantu nigeze mbona hasa na Minembwe ni ukuvuga ngo iza ahantu hatatu heza ku isi ni umusozi wa Rutigita ariyo Minembwe niyo Minembwe yego noneho Minembwe ni agace gato cyane ndavuga ni agace gato cyane kari muri Murenge voilà thank you very much Minembwe kuko iri populaire cyane voilà Minembwe ni centre y'abanyamurenge y'umurenge sinzi ko bisobanura centre y'abanyamurenge Minembwe ni centre y'umurenge bivuga ngo hari ahandi imurenge hatari Minembwe so impamvu akenshi abantu bose bitwa Minembwe nuko ariyo centre iwacu Minembwe ariko nanone dufite igice cyitwa niko ushobora kuvuga ngo Nyarugenge voilà Nyarugenge cyangwa Kigali y'umujyi iwacu Nyarugenge kandi udaturuka Nyarugenge iwacu ni Nyarugenge kugira ngo en fait wemeza abantu nk'utuye Kigali ivuga ngo tuye Nyarugenge ubutandukanye n'umuntu usa n'uwari Kicukiro kera na umunyamujyi so Minembwe rero ni centre ville y'abanyamurenge c'est une ville kuri en fait icyo twita centre ville na ahantu hagati hahurizwa ibikorwa bigirira abaturutse impande zose inyungu ndavuga amasoko cyangwa inzego za administration ziba mu gice cyitwa Minembwe niyo mpamvu uzumva ni ahantu hubatse neza iyo tuvuga ngo ni ahantu hubatse neza nanone waba ugiye kuzana comparaison harubatse paraporo y'ibindi bice by'abanyamurenge ariko nanone ntituza kuvuga ko hubatswe nko mu Rwanda cyangwa se ariko niyo centre ville ariko ukumva ufite urukumbuzi rwaho ukumva urakuze waratubwiye ibice wabonye imisozi nabonye imisozi itatu myiza ahantu hatatu ubuzima bwanjye bukunda ahantu hambere nkunda ni mu Minembwe ahandi ha kabiri nkunda ni Kigali ahandi ha gatatu nkunda ni Amerika niho nabaye niho nabaye ubuzima bwanjye niho hari abanjye niho mu rugo Minembwe ni mu rugo ndahakunda kandi ntekereza ko ni ahantu dusangiye amarangamutima n'abanyekongo benshi ariko nta nubwo ari n'abanyekongo maze kumenya ko hari n'abandi bantu benshi nabo bakunda Minembwe ntekereza ko na Mbabazi arimo Gerard no kuri pe ntakunda ari abantu nkunda cyane rwose Bishop uwo niwe Bishop muragize tujye kuganira mu kiganiro inkuru yanjye ndi umupapa wubatse muri Amerika ndi umupapa w'abana 5 dufite umukobwa umwe n'abahungu 4 twageze umugisha Imana iduha urubyaro ni icyo gushima cyane rero tujye kuganira ku nkuru by'umweko y'abantu benshi cyane uyu munsi bakunda kwibazo by'umweko ku byerekeranye na karande nicyo duheraho hari karande ufite wowe njyewe nta karande nagize umugisha wo kuba mu harya buriya karande ni ikintu kiri positif na negatif harimo ibyiza n'ibibi karande ni muri context y'ikintu gisa naho kiri negative ariko ushobora kuba utaragizemo uruhare ngo ugire ibyo wishinja karande definition narimo nibaza kuri definition ya karande sanga karande ni igisobanuro karande ni umwuka mubi uturuka ahantu uzi cyangwa utazi ushobora kukubaho mu rwego rwo kugutesha agaciro no kukwiba igihe n'amahirwe n'umugisha nibyo iyo karande ishobora kuba ifite isano n'iwanyu aho ukomoka ariko kandi ushobora no kugira ibyago umwuka wa karande ukagufata utawukomora iwanyu ushobora kuwukomora ku bihe utazi aribyo twita umwuka ariko nanone na karande ushobora kuwukomora ku kigare ku bantu babi mugendana Gerard aho ngaho namenye ikintu kimwe dutandukanye mbwira uwo mugendana
kikubwire uriwe. Namenye nk'umuntu mugendana ndetse n'umuntu muganira kuri telefone, umuntu following ugira spirit ye. So karande ushobora kuwanduzwa n'inkomoko yawe, cyo kimwe n'ukuntu karande ushobora kuwanduza kubera abantu mugendana bakawukwanduza ukandura uwo mwuka wa karande. Yego. Ni gute reka twinjire muri karande d'abord yo mu muryango. Kandi mu muryango niki iza gute, byagenze gute ko tubona benshi mujya mugana ngo yafite karande y'ubusinzi na se niko yari ameze, uri yafite karande y'ubusambanyi na se niko yari ameze. Iyo karande imeze gute? Urakoze cyane. Karande ni umwuka ufata umuntu abigizemo uruhare cyangwa atabigizemo uruhare. Ndatanga urugero, wari ukomoje ku kintu cyitwa inzoga. Inzoga ushobora gutangiza kuyinywa ubyita ndabyita gute, ubyita ibikino cyangwa ugira ngo kurishimisha. Noneho inzoga yamara kukubata, inzoga ikaguhindukira karande. Umwana ubyaye ugasanga wa mwuka wa karande, kubera deja nk'uwamaze kwandura umwuka w'inzoga. Umwana ugiye kubyara, wa mwana akazakurikiza karande yawe, ugasanga wa mwana we ntakinanyoye inzoga, yagiye mu biyobyabwenge birenze. Ariko birakomoka kuri nde? Birakomoka ku myitwarire ya se, ya spirit ya se ikinjira mu mwana, ku buryo usanga umwana afite karande yakuye kuri se cyangwa nyina. Ndatanga urugero rworoshye, twari ku nzoga. Inzoga ntekereza nk'umuntu ugiye kunywa inzoga umunsi wa mbere abikora nko kugira ngo agerweho. Yajyanywe akora nk'uko abandi bakora. Iyo agezeyo za nzoga zikamubata, cya kintu cyose kikubase kiguhindukira karande. Ni ukuvuga ngo ingaruka z'ibintu wishoyemo bigira ingaruka ku rubyaro rwawe n'abazagukomokaho, iyo hatari uburyo bwo kumenya ko wahuye na karande ngo utangize kuzirwanya. Ariko karande ni umwuka mubi uguhangaho, ushobora kuba ufitanye isano n'umuryango wawe, turaza kubivugaho mu buryo burambuye, cyangwa se wowe ukaguhangaho utarigeze uhanga ku babyeyi. Reka mbere kuri icyo kintu wenda cy'ababyeyi. Niba wenda ngiye kunywa inzoga na data yaranywaga inzoga rwose zikamubata, sibyo ko iwacu bitahabaye ibyo. Ni urugero, niba ngiye kunywa inzoga papa yarazinywaga, sibyo, wenda tuvuge nk'urugero, nta nubwo nigeze mubona yitabye Imana kera. Ni urugero ndi gutanga. Ngiye mu kabari, ngiye mu kabari bitewe n'inshuti, bitewe n'ikigare, bitewe n'uko nyine numva ngomba nyine gusohoka nk'uko bagenzi banjye nabo basohoka. Ngiye gahise kamfatiramo. Sinzi ko data yazinyweye, ariko abandi barabizi ko data yazinyweye. Ni gute ushobora kumbwira ko ibyo bintu nyine bihura n'ibyo data yakoze? Iyo spirit iba yagukurikiye gute? Karande ni spirit. Twumve context ya karande. Umubyeyi yapfuye, ni urugero watanze, yapfuye utaravuka cyangwa yasize uvutse, ntiwigeze umubona anywa inzoga. Ya spirit y'umubyeyi, umwuka, yarapfuye ariko yasize spirit. Ya spirit yayisize gute muri wowe? Yayisize n'umwuka, yayisize muri wewe. Yayisize muri wewe gute? Kubera papa wawe nubwo yapfuye, mufitanye ikintu cya spirit. Yarapfuye ariko mufitanye isano. Afite de chromosome zawe. Ni ukuvuga ngo papa wawe wa mwuka, kugira ngo tubyumve neza, uko ushobora gusanga ufite akabara kaso cyangwa kwa nyoko, ni nako cyane ushobora gusanga ufite karande yo kwaso. Isa na ka kabara papa wawe yarakubyaye. Ngera nturagira nk'ahantu bavuga uyu mwana ni uwase. Uyu mwana ni uwase, kandi papa we yapfuye kera. Kenshi bavuga mu myitwarire uyu mwana ni uwase. Ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu batabona. Uruwaso sha. Kandi ushobora kuba uwaso negative cyangwa positive. Ni ukuvuga ngo ni spirit ya so iri photocopy nawe. Rero ni ukuvuga ngo karande, umwuka wa karande ni photocopy
y'umwuka wa so wakujemo. Iyo rero ari umwuka mubi uhita uhinduka so wa wundi wa karande. Iyo niyo karande. Wenda urumva kenshi izo karande niziba remarkable cyane nimbi urasosha ubwo nyine uri umusambanyi nka so urasosha uri umunyamujinya nka so kugira ngo icyo kintu wenda twirinde nk'izo karande ko ntabwo tuba twifuza ko abana bacu bakwikirwa n'ibibi byacu. Tuba twifuza ko ibyacu byiza aribyo byabajyaho. nkanjye nakwirinda gute ibitari byiza bya data kuko ntabwo yigezeho mutagatifu yari umuntu ufite ibyiza n'ibibi. nakwirinda gute cyane karande ziririndwa. Karande nubwo zandukira wewe kwirinda karande ni ukubanza ukamenya ko mu muryango iwanyu mwahuye n'umwuka wa karande. yuko ntabwo ushobora kurwanya karande utarahishurirwa umwuka wa karande uri wanyu. Kandi umwuka wa karande umuntu yakwibaza ngo ese karande igira umuti, igira urukingo nkari umwuka. Ikintu tujya tubwira abantu muri context biblique cyane nkuko niwo muhamagaro wacu, ni byiza kwishurirwa umwuka ukuyobora. Kandi biroroshe. Umwuka ukuyobora akenshi ukugira umugaragu, ugira ijwi rikubwira ukariyoboka. iryo jwi ntubwira ubushobozi bwo kurihakanira. So guca karande ni ukubanza ukamenya ko iwanyu mwahuye n'umwuka wa karande, papa wawe yari uyu, mama wawe yari uyu. Iyo utarabimenya karande ziragufata ukabanza kwibwira ko ari ubuzima busanzwe. Aha kugira ngo byumvikane ndatanga urugero. Buriya uzasanga hari abantu bagira karande gera y'umujinya. Yego. Ndanaganira muri iki kiganiro natekereje ingaruka zikomoka kuri karande mu isenyuka ry'umuryango. Yego. Buriya nubwo abanyamategeko bafite ibintu bavuga abantu bapfa mu gutandukana muri za gatanya, ariko ngewe nahishuriye ko na karande ubwazo zifite ukuntu zisenya umuryango ugatandukana burundu completement. Tanga urugero. Gera waruzi nk'umujinya mwinshi ushobora kugusenyera urugo ugatandukana n'umugore ugatandukana n'abana kubera umujinya cyane. Aho waruzi ko ushobora kugira umujinya imikoranire yawe na boss kubera umujinya. Donc karande ikakwica urupfu rubi rukubuza amahirwe. Ese karande yije niki bishaka? Karande izifite intego eshatu z'ingenzi. Icya mbere ni ukugutesha igihe cyane. Karande iragatsinda. Karande zigutesha igihe. Ikindi gihe karande zikubesha nk'uri umunyabwenge. Yego. Karande ikakwambura abantu. Kandi uwibeshye ko umunyabwenge ntagisha inama. Ntagisha inama. Yego. Ntajya inama n'abandi. Yumva yihagije. Donc hari n'abagira karande yo kwiyemera. Yego. Mu kwiyemera bikamutera icangiro mu abantu bakamuburira icyizere. Kandi bakagira ngo ni umunyabwenge. Nyamara umwuka wa karande waje ushaka kumutesha amahirwe. Yego. Iyi karande y'umujinya ni karande ituma abantu batakwizera. Ni karande igaragaza ko ufite imaturite yo ku rwego rwo hasi. Ufite mu bwenge haciriritse. Ufite ubwenge buciriritse. Afite wewe ntunamenye ko ubikora. Ukaza kugirwaho n'ingaruka zituruka kuri izo karande zikagutesha igihe ugasanga amahirwe yaragukiza. Ukabyibuka nyine. Ukabyibuka nyuma yo kubikora ugasanga wavuye ku isoko. Ndikureba abantu bameze gutyo. Hari abantu. Yes. Iyo ni karande y'umujinya. Reka tuje kuri karande y'ubusambanyi gera. Ubundi umuntu yavuga gusambana, hari ugusambana no kuba umusambanyi no kuba indaya. Yego. Sinzi ko ndi bushoboze gushobora kubitandukanya neza. Ushobora kuja gusambana, twakwita gusambana kwicaha. Ufitanye isano n'imimerere y'umuntu. Ibyo ni ugusambana. Abakristo tubyita umuntu yaguye mu cyaha. Yaguye mu cyaha. Yego. Aho hasobanuriye. Yes. Mu mimerere y'umuntu gute? Imimerere y'umuntu nature habamo sex. Yego. Waba usenga waba udasenga, uburyo imimerere y'umuntu niko ateye. Hari besoin ya sex. Yego.
noneho iyo ukoze sexe n'umuntu mutabyemerewe tubyita nko waguye mu cyaha en fait wagaragaje kwitwararika byanze waciswe mu kinyarwanda ubikoze bitari ingeso ariko reka nkubwire Gera hano hanze hari umwuka w'ubusambanyi uri ku rwego rutigeze rubaho reka nkubwire amoko agera ku moko 5 tegura kino kiganiro nasabye Imana ngo impishurirwa Gera iyo umaze guhura n'umwuka wa karande ushobora guhura n'umwuka wa karande ukava mu gusambana n'umukobwa cyangwa umukobwa bikava gusambana n'umuhungu agatangiza akikinisha Gera uzi nko bibabaje uno munsi dufite abagore cyangwa abagabo yavuye gusambana agiye no kwikinisha yes avuye gusambana akazaho kwikinisha gusambana ni igikorwa c'intege nke iyo cirepese ni karande ariko reka noneho nkubwira amoko Satani arimo akoresha aturuka kuri karande y'ubusambanyi atigeze abaho ugasanga umugore mwiza n'umugabo mwiza bafite famille nziza ariko ugasanga umugore azayikinisha umugabo asohotse cyangwa se umugabo ajya yikinisha umugore asohotse uzi ikintu yahuye naco yahuye n'umwuka wa karande ugasanga nk'ibyo bintu se biba muri famille ibyo twavuze nk'umwuka wa karande ashobora kuwandura we ku giti cye cyangwa se yes yagiye umunsi umwe agendera mu kigaraje gusambana agazeyo ahura n'umwuka w'ubusambanyi umurusha imbaraga umugira umugaragu mu buryo iyo akoze sexe n'umugabo ntaryoherwa cyangwa ntiyishima keretse iyo yikinishije Gera birababaje cyane karande ni ikintu kiza kikakwica uhagaze aho umugabo areba nk'umugore asohoka kugira ngo yikinishe donc karande ni ikintu kiza kikagutesha agaciro hari abandi umwuka wa karande w'ubusambanyi ukava mu gusohokana n'abagabo cyangwa n'abagore akageraho asambana n'umudamu we nako nta busambana aryamana n'umugore we ariko kugira ngo yinjire mu gikorwa cyo kwishima Gera kubera ko yamaze kwandura umwuka wa karande agafata amashusho y'umuntu bigeze kuryamana akaba ari yakurura kugira ngo yishimane n'umugore wiwe cyangwa n'umugabo we already rwa rugo rurifite ibyago rwo gusenyuka parce que uryamana n'umugabo wawe ukoresheje atari we irya spirit waryamanye n'umugore wawe n'umugabo wawe mu gitanda ariko mu kuja kwishimisha mu gikorwa siwe muri ko mwishimisha wa mwuka ubwawo ni divorce ingana na 70% already mu rugo rwanyu mwijije umwuka w'iki wa karande so nukuvuga ngo uwo n'uwundi mwuka ubwo mu gitanda muri kumwe n'abantu batatu mu gitanda muryamanye muri batatu nimba uwo mwuka warafashe umugore aryamanye nawe mwasazaranye mu murenge ariko igikorwa karagikorana n'undi muntu bigeze ku umugore yitwa Mukamana noneho we Mukamana uryamanye n'umugabo witwa Ruhashya na Mukamana ariko Ruhashya aryamanye na Mukamana ariko mu by'ukuri ntatekereza Mukamana ariko kwitekerereza undi ubwo ni batatu ni abagore babiri ni abagore babiri n'umugabo umwe kandi uri mu marangamutima no mu mutima si wa wundi muryamanye si wa wundi mwajanye mu murenge ni wa wundi wa mwuka wanduye wa wundi wagiye gucitinga umugabo cyangwa umugore wa mwuka niwe mfasha nyigisho ituma wishima nukuvuga ngo waradivorshije n'umugore wawe ntabwo akiri priorite kuri wewe wamusimbuje wa mwuka wakuye kuri wawu niyo mpamvu mbaba karande zimaze imiryango bihura gute n'amadivorce n'ingaruka zisenyuka z'uyu muryango already nimba wageze ku rwego rwo kugira karande ituma uryamana n'umugore cyangwa n'umugabo utari uwawe kugira ngo wishime already wishe uwawe wamaze kwishingira wa wundi niwe mugabo wawe spiritual none se mu by'ukuri niki gituma nyine umugabo cyangwa umugore mu marangamutima atari kumwe n'umugore we cyangwa n'umugabo we akaba ari kumwe n'undi nta cyaba yabuze mu by'ukuri kuri uwo mupati nawe kuri uwo bashakanye
Yes. akaba ari kubana nawe nyine ari ukubura uko agira. Yes, icya mbere ni yes, icya kabiri ni no. Kubaka indangagaciro yo kudahemukira uwo mwashakanye bishobora kutava kuri satisfaction y'uko mukora imibonano. Ubundi gera biragoye gusobanura ino ngingo. Satisfaction ya sex y'umuntu mwashakanye ishobora kuva ku byemezo, guhazwa n'uwo mwashakanye. Yego. Birashobora kutava ku miterere n'amabwire wumva hanze, bikava ku mahitamo y'uburyo utekereza kubaka urugo. Like gute? Biri simple. Nshobora guhura n'amakuru y'uburyo abagore bateye cyangwa abagabo mu gikorwa runaka, ngasanga si ko umugore wanjye cyangwa wawe ateye. Amakuru n'amabwire numvise hanze kubera kubaka urugo, kubera kubarara ku rugo, njyewe nkigisha umutima wanjye kunyurwa n'umugore wanjye n'umugabo wanjye mu buryo bidatuma nzasohoka hanze ngo nkurikire amakuru numvise hanze ashobora gutuma urugo rwanjye rusenyuka. Nta n'umuntu uteye kimwe n'undi, niko ntekereza nubwo ntari impuguke muri ibyo bintu. So karandi ikintu igikwereka nk'umugore wawe adateye nk'amakuru wakuruye hanze, cyangwa umugabo wawe already wahuye n'umwuka, kandi uwo mwuka niko ushaka. Gerard Mbabazi, urashaka kugusenyera urugo, kukudindiza, urashaka kukudindiza, urashaka kugutesha agaciro, kukudindiza mu byishimo, urashaka kukudindiza mu rukundo ndetse no mu iterambere. Gerard, reka nkubwire, utazayibesha ko uzaryamana n'umugore w'abandi gratuitement. Buriya nimba ari ikintu umugabo agomba kwirinda cyangwa umugore agomba kwirinda, iteka nutekereza gucitinga umugore wawe, ni ikintu kiri vast, kizajyana umutungo w'urugo, kizajyana amarangamutima. Ariko ushobora no kuryama n'umuntu ntumuha amafaranga. Ushobora kuryama n'umuntu, birashoboka. Ariko nimba utamuhaye amafaranga, Gerard Mbabazi, aragutwara igitwe cyitwa amarangamutima. Kandi amarangamutima n'umutima nibyo byubaka urugo. Urugo ntirwubakwa n'amafaranga. So umuntu mwaryamanye, Gera, tekereza ko hari ibintu bitari byiza agusigamo mu buryo bikwambura. Gute abigusigamo gute? Agusigamo iki? Ni spirit. Ntabwo mvuga the sperm. Umuntu mwaryamanye hari icyo agabanya kuba mwari musangamo. Sure. Yes. Agabanyaho iki? Agabanya ibintu bigera kuri bitatu. Icya mbere agabanya urukundo, icya kabiri agabanya amarangamutima, icya gatatu agabanya igihe. Ibyo biragenda automatically. Biragenda. Kandi nimba deje umuntu yagutwaye igice cy'umutima, akagutwara igice cy'amarangamutima, aragutwara n'igice cy'umwanya. Ndetse icya kane harazamo no kubaho partage yuko umuntu watwaye umutima burya bafite n'igice kitoya cy'umufuka wawe. Byanze bikunze, byanga bikunze, icyagusabye birihuta niyo umutima uri. Yego, kurenza n'uwo mwashakanye, uwo mutari kumwe nyine, muri kumwe mutari. Gerard, ingo ko zirasenyuka kubera umwuka wa karande. Kandi umugore wasohotse, Gerard Mbabazi, cyangwa umugabo, biragoye ko yongera kugira umwuka wo gutuza keretse iyo yamenye ko yahuye n'umwuka wa karande. Hari umuntu twarimo tuganira kuri hoteli mu kanya hariya kuri Lemigo, turimo tuganira kuri ico kiganiro, ampa ubuhamya, arambwira ngo yigeze gusohoka acitinga rimwe umugore wiwe. Yego. Ati reka nkubwire Bishop, ati umunsi nacitinze umugore wanjye, urukundo rw'umugore wanjye rwahise ruva mu ijana, uwo mugoroba ruramanuka rugera muri 50. Ati mu buryo inyantekereza ko uwo mugore yandoze. Ndamubwira no, uriya mugore ashobora kuba atarakuroze ngo aguhe inzaratsi. Yego. Ariko kubera nko wakoze ikintu gikomeye, uriya mudamu yagutwaye umutima, ubu ubona uri igiporopo, yagutwaye uruhu n'uruhanga. Gerard, buriya reka ngubwire, hari abagore ubona ukabona ni igiporopo. I know. Hari umugabo ubona mwiza inyuma, ariko ni igiporopo, ni igiporopo. Umutima waragiye. Nubwo ari nyina w'abana, nubwo kuwa gatandatu musohokana, ariko mu rugo ibyishimo byiwe byarashize kuri wewe. So iyo ni umwuka
wa karande. Mu kinyarwanda baravuga ngo inkoko yaraye hanze ntibikiri inkoko yitwa inkwari. Inkoko yaraye hanze ntibikiri inkoko ihinduka intwari. Uwo mugani Gerard ni ukuri. Ntibikiri inkoko yaraye hanze ntibikiri inkoko ihinduka inkwari. Waraye hanze ni ukuvuga ukuramo ubunyeshyamba. Urumva inkware ubundi ni inkoko yo mu ishyamba. Ni inkoko y'inyeshyamba. Yes. Kugira ngo ibe mu rugo biragorana kugira ngo uve neza iyo logique. Yes. Waciye ubu mugani nyine yawucanye. Nanone wajya kureba kuri iyo ngingo n'umugore nyine cyangwa umugabo waraye hanze ntabwo waciye wa mugabo mu rugo. Ahinduka wundi w'inyeshyamba wo hanze agatima gahora kari hanze. Igihe cyose umugabo acitinga umugore utakaza ubushobozi bwo kumukunda, utakaza icyizere. Ndetse n'abana wari uzi ko n'abana iyo ucitinze umugore cyangwa umugore acitinze umugabo uzi ko bigira ingaruka ku bana. Urukundo abakundaga narwo ruragenda. Urukundo Gerard, abana wabyaye iyo ucitinze nyina urukundo ruragabanuka rw'abana. Buri isano ry'urukundo rw'umudamu n'umugabo rugira n'isano n'abana. Ni ukuvuga ngo umugore niba yacitinze umugabo n'abana biwe yabyaye urukundo ruragabanuka. No ku mugore. Ni ukuvuga ko ikintu cyitwa karande y'ubusambanyi ni ikintu gisenya urugo burundu. Gisenya umuryango muri rusange. Gisenya umuryango burundu. So nimba ari ikintu cyitwa kwirinda, umuntu yakakwirinze gucitinga umuntu mwashakanye kubera ko uba winjije karande mu muryango. None ari ikintu wavuze cyerekeranye n'uburyo nyine ngo iyo wamenye ibyo hanze uhora ubitekerezaho, harimo kugereranya. Hari ibyo wenda bishoboka ko ari amashusho y'urukozasoni winjije, porunogarafi, birashoboka ko waryamanye n'uwo muntu wenda byarabaye se mbere ya marriage, mbere y'urushako. Ibyo ntabwo bishobora kuba byasenya cyangwa uwo mwuka ukinjira mu muryango. Gerard, birashoboka, ariko kandi turaza kureba ni gute umuntu arwanya umwuka wa karande. Birashoboka ko umuhungu ashobora gushaka yari umusambanyi. Yego. Birashoboka ko umugore ashobora gushaka yari, reka dukoresha izina rikunda kuva indaya. Yego. Ariko iyo yamenye ko yabaye mu buzima bwo hanze agafata icyemezo, ubundi karande imarwa n'ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu kigukuraho karande ni ugufata icyemezo ko utazabyongera. Hari umuntu ushobora gushaka yarakoze amarorerwa, ariko uyu munsi yashatse agafata icyemezo, wa muntu wa mwuka wa karande warangiranye na bya bihe. Gufata iki cyemezo se ukanagihagararaho ntabwo ari n'indi kose. Gufata icyemezo no kugishyira mu bikorwa tekereza ko ari kose ikomeye. Ubundi umuhanga wo kwirinda karande ni umuhanga wirinda atarabijyamo. Rero uwamaze kubijyamo, uwo ngo yamaze kubijyamo, ubwo tubigenze gute? Birasaba ibintu bibiri. Umuti wa karande d'abord no kubanza kumenya ko urwaye, wanduye. Urabona nka mbere nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, hari uburyo wabonaga umuntu ananutse cyane ugahita ubona yanduye sida. Iyo wabonaga umuntu uri megre cyane watangaza gutekereza ngo n'umuntu yanduye iki, yarananutse, yarashize, yaranduye. Uzi nko wanduye umwuka wa karande, solution ni ibintu bibiri kugira ngo wa mwuka wa karande utandukane nawe. Ni ugufata icyemezo ugomba gushira mu bikorwa. Ukavuga ngo narasambanaga, nashatse sinzongera gusamba. Kabiri, nanduye umwuka wa karande, keneye deliverance. Ndavuga kubemera Imana, keneye deliverance. Buriya reka nkubwire Gerard, kino gihugu cyuzuye abakozi b'Imana bagiye bafasha abantu gukora deliverance. Ntabwo ndibuze kubamamaza, barahari. Iyo wamaze kumenya ko wanduye karande Gerard, ndakubwiza ukuri, ugomba gusenga ku buryo utsinda iyo myuka ya karande. Wowe urashobora kuba udafite imbaraga zo gusenga, ariko nanone ugamenya undi muntu ufite izo mpano z'Imana Gerard akagusengera
akongera akagusengera kugeza igihe uzatandukana n'uriya mwuka. Abo ni abemera amasengesho cyangwa abemera imbaraga z'Imana. Nanone hari igice cya gatatu kitemera gusenga. Gikeya tekereza ko bashobora gushaka umupsikologe. Gera hano hanze hari abakobwa bishwe na za karande. Gera ashobora gushaka umupsikologe, ashobora gushaka umupsikologe, umusexologe. Yes, I think abo bose bagufasha. Abo bose baragufasha cyane iyo umaze kumenya ko wanduye karande. Ariko twebwe kuba Kristo, cyane iyo umaze kumenya ko ufite ubwo bubata urimba. Gerard we hari abahungu bagowe, aho ukora imibonano mpuzabitsina utatekereje, aho ubana n'umuntu utigeze utekereza, aho umugore ubana n'umuntu utigeze utekereza gute, uhuye n'umuntu ntaho mwabanye, ntimwiganye, ntumukunda, kubera ko wabaye imbata, murararana, umuteye inda nta kundi. Buriya dufite abakobwa, ntabwo ndibwirasira abakobwa, ndavuga n'abahungu. Usanga umukobwa ni mwiza ku nshusho, ubwiza bwamuhindukiye karande. Imyaka akageza imyaka 18, abahungu beza agera bakamwirukaho. Umwuka wa karande, hakaza ubwirasi. Wari uzi ko ubwirasi buri ari karande? Ubwirasi ni karande. Ugatangiza wumva kuri igitanga, imyaka 20 kabira abaye 25, wagara muri 30, babahungu bakwirukaho nta muntu n'umwe ukikureba. Wagara muri 35, ugahita uhinduka, naringe gukoresha ijambo ritari ryo, ugahita umanuka mu ciciro cyo hasi. Nico gihe umukobwa mutangiza guhura akakubwira ati mushumba, ndifuza nkusengera Imana impa umugabo. Umugabo umeze gute? Ngo umugabo gusa. En fait ntabwo akivuga ngo umugabo uteye gutyo. Kubera iki? Za karande zaramwinjiriye. Abandi bahuye na za karande akagira boyfriend uno mwaka undi, donc kugeza ntabwo ushobora kuryamana n'abantu 10 ngo ubugitegereza ko uzafata ibyemezo byo gushaka, keretse iyo uhuye n'abantu bagukorera deliverance. Iyo uryamanye n'abenshi se uta equilibre z'ubuzima. Gera iyo uryamanye n'abagore benshi n'abakobwa benshi, utakaza imbaraga z'ubushobozi bw'ibyemezo, gutekereza neza, gufata ibyemezo, kwisuzuma, ibyo byose birashira. Ugasigara uri umugaragu wa mwuka udafite ico wakora. None ubwo bivuze ngo harimo n'abagabo cyangwa abagore uyu munsi bari mu rugo ariko ari porporo wa mugabo badafata ibyemezo, badafata ibyemezo mu rugo. Ibyemezo bafata n'ibyemezo bibi, nta byiza abona by'umugabo, nta byiza abona by'umugore. So ugasanga ano ma divorce afite impamvu nyinshi, ariko hari n'umwuka wa karande kuri twebwe abizera. Ni ukuvuga ngo ni wowe ugomba kumenya ko wanduye umwuka w'iki wa karande. Usanga abo bakobwa Gerard barahuye n'umwuka wa karande, cyangwa ugasanga igihungu kigejeje imyaka 40 50 Gerard atarashatse. Uzi impamvu? Yahuye n'umwuka umunaniza, yagiye mu bagore, bigeraho bimwambura ubushobozi bwo gutekereza ku rugo. Ariko harimo n'umusore kubwira ko atigeze ajya mu nkumi, atigeze ajya mu bakore, ariko nyine gushaka gufata icyemezo cyo gushaka bikamunanira. Gera karande gusa ishobora kuba atari ubuhehesi. Hano twavuze amoko menshi ya karande. Uwo ashobora guhura n'umwuka wa karande akumva nk'umugore atari ikintu cy'ingenzi kuri yo kiri priorite. En fait uzi yahuye n'umwuka utamwereka inyungu zo kugira umuryango. Ugasanga ni guruma, arikunda, ahora yumva ko kuba wenyine ari byo bimuha amahoro. None ukibaza Yesu uwo muhungu we ni muzima. Ni nayo mpamvu uzasanga kenshi bavanga ariko nguriya muhungu ntiyakandagiwe n'intama. Ugasanga igihungu n'iciza inyuma, gikubise imyaka 40, kandi abaturanyi bakavuga ati no uno muhungu ari innocent kuri sex, ntabwo ajya mu bagore. Yahuye n'umwuka wa karande wahunitse umutima we. Umugore si priority, umuryango si priority. Karande ni umwuka wica umuntu ugamije ikintu kimwe, kumutesha igihe, kugira ngo nuja kwica uzasanga amahirwe yakogeza. Wenda nkonguwo ufite nk'icyo kibazo mu by'ukuri byakunda akabivamo, wenda niba
gushaka umugore gushaka umugabo byaranze bitari uko atabishaka yego uwo muntu byakunda cyangwa yesure no uwo muntu byakunda agera sinzi ko ntabwo nkunda kwikunda mu kiganiro uwo muntu nareba umukozi w'Imana we yumva buriya hari abakozi b'Imana dufite bafite impano y'ikintu cyitwa deliverance nanze gukwesheninga amazina y'abantu nzi muri Kigali abakozi b'Imana narebe abakozi b'Imana ntabwo ari abakozi bose b'Imana bafite iyo ngabire uwo muntu bamudelivera ayahuye n'umwuka afite umwuka ni ikintu umuntu adashobora kudekriva ni ikintu cyakugiza imbata yego kandi uwo mwuka ni umwuka uva kuri Satani ni byiza ko nimba uzi ko wahuye n'icyo kintu ni byiza ko wegera umukozi w'Imana nimba wewe wemera abakozi b'Imana no kwemera wanemera na mwuka wera ariko kandi nimba wewe utemera ibya mwuka wera na deliverance y'abakozi b'Imana shaka umupsikologe agufashe aguherekeza muri urwo rugendo jera dufite ubuhamya bw'abantu Imana wamuguti ngeje imyaka 40 ntabwo numva ashaka gushaka umugore suko ntari muzima mu buryo bw'umubiri yego wagenda umusobanura ngo iki jera yakubwira ati gushaka umugore ntabwo ari ngombwa ntabwo abantu bose baremewe gushaka jera ni ikinyoma abantu bose baremewe gushaka abantu bose baremewe gushaka uwo mwuka umubwira ko gushaka atari ngo abantu bose baremewe gushaka abantu bose baremewe gushaka no gushaka yes si byiza ko iyo ni Bibiliya kandi jyewe nico ngendera si byiza kuba wenyine jera nta muntu n'umwe wakwibuza gushaka ari naho Paul yavuze ngo Paulo yego yavuze ngo ni byiza ko ushaka ariko byaba byiza kurushaho ndakigusobanurira Paulo ngo yari yarahuye n'igishakwe ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose yaba iz'uruhu umwenda n'izindi zitandukanye twoza amatapi agasubirana ubushya nibyo twoza amakaro agacya yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza twoza ibikuta bisanzwe yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye twoza amabati amategura akongera agasa neza duha ikaze nka Vima Cleaning Service dugukorera fumigation twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye nibyo dukorera mu Rwanda hose tugusanga aho uri akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi twandikire ku mbuga zose unahamagare kuri 0783 63 48 61 igishakwe ni iki igishakwe yari yarahuye n'ikintu Paul impamvu yari yavuze ririya jambo ntabwo yabitewe nawe yari desi yes yari yarahuye ngo n'ikintu sibyo igishire muri negative Bibiliya ntizike detail iziva ngo yari yarahuye n'igishakwe igishakwe c'est une couleur ni ikintu urabona umubiri hari ukuntu umubiri ushobora kuzaho ikintu kimeze nk'igisebe yego Paulo yari yarahuye n'igishaka gituma avuga ngo gushaka nibyo ariko cyane uramutse ubishoboye ariko yari yarahuye n'igishaka yuko yafashe igihe cyo gusenga yahuye n'igikomere cyangwa yahuye n'igikomere gituma atifuza gusha bamwe mu bacukumbuzi babiriya badahamya commentaire bazavuga ko Paulo yari yahuye n'ikibazo kiri biologically yes arico bita igishakwe ni ukuvuga ngo uriya muhungu ashobora kuba yarahuye n'umwuka umubwira ko gushaka bitari ngombwa ariko uwo muntu muto urahari ni ukwegera abantu bamufasha gusenga bamukorera deliverance yaba atari muri iyo spirit yo kwemera iby'umwuka wera yuko abantu bose ntibabyemera agashaka abandi bantu bashobora kumufasha aba clinique aba psychologue n'abandi bantu babifitiye ubumenyi bakamuherekeza kugira ngo ave muri ico ciciro ariko twese twaremewe gushaka yego yes hari wenda umuntu uri kutwumva muri kanya
wenda uyu munsi amaze kumenya ko afite iyo karande ari nicyo gituma wenda atubaka urugo ngo rukunde, aricyo gituma wenda atagira inshuti kuko wenda igikundiro cye cyaragiye bitewe n'uko yishyize hejuru, abantu baramwanga kuko yumvaga ko ari uwadanje, ari uwahatari yagezeho handi warusoreje uvuga ku byerekeye n'urushako, yumva nyine ntabwo ashaka gushaka kuko naratinze n'ubundi reka mbivemo burundu, si ibyanjye. Uwo muntu yamenye ko ari karande. Gufata icyemezo cyo kujya gushaka umuntu umukozi w'Imana wamukorera deliverance, ari mu barokore muri Katolika nabo buriya barayikora ko batabizi, wenda akavuga ngo gufata icyemezo cyo kujya ku mu psychologist, kujya ku mu psychiatre, kujya ku mu sexologue, gufata iki cyemezo ntabwo ari ibintu bigoye kuko n'ubundi tujura kuvuga ngo gufata icyemezo cyo cyananiye nacyo cyatumye gufata icyemezo cyo gushaka biranga. Njya gushaka umukobwa tugakunda, ariko gufata icyemezo cyo kumurongora bikanga, gufata icyemezo cyo kwemera kumba umugore w'umuntu bikanga. Uwo muntu udashobora gufata icyemezo, Bishop, icyo cyemezo abigenza ati bakubwira ati rega mba mbishaka ariko icyemezo nicyo kibura, abantu baca mu myanya y'intoki, icyemezo nicyo kibura. What can I do? Niki nakora? kugira ngo ntandukane n'ibyo bintu, ndiho uburyo ndashaka kujya gufata icyo cyemezo. Nibyo nabimenye ko ari karande, kujya gufata icyemezo. Buriya ntubona no muri iki kiganiro already hari uwatangiye gutekereza nko yahuye na karande. Icyo uno munsi impamvu hari igisubizo gikomeye Gerard, bino biganiro ukora hano, wari uzi ko bino biganiro byubakiye abantu benshi. Uyu mugoroba wumvise kino kiganiro, fata icyemezo. Nimba wumva warahuye na karande y'umwuka w'inzoga, warahuye n'umwuka w'ubusambanyi, warahuye n'umwuka w'umujinya, warahuye n'umwuka w'igihombo, warahuye n'umwuka w'icangiro, Gera karande iragapfa. Gera wari uzi ko hari n'umuntu uri innocent ariko agahura n'umwuka wa karande w'icangiro, abantu bakamwanga buzira impamvu. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumenya ko urwaye ugomba gutera intambwe ugashaka umuti. Uyu munsi uhamagara umushumba wawe, ndavuga kubemera mwuka wera, winjire mu bihe byo gusenga. Iyo karande uzatandukana nayo. Nimba wumva gusenga wewe bitari igisubizo, shaka ba bandi turimo twita ba psychologue bagufashe. Ni ukuvuga ngo reka kwihererana indwara. Byara reka ngo ubwire ikintu kiza gituma abantu benshi karande zibica kandi zikabica nabi. Icya mbere ni ukutamenya ko wanduye umwuka wa karande. Icya kabiri ni ukwikomeza ntuhaguruke ngo ubwire inshuti. Buriya Gera ntabwo tubayeho ku bwacu, tubayeho ku bw'inshuti. Uyu munsi uri ko wumva kino kiganiro, tubayeho ku bw'abandi. Ibyo byo ndabyemera. Tubayeho ku bw'abandi. Buriya wari uzi ko no gufata ibintu ukabipakira muri wewe, bimwiza mbibona nk'umwuka wa karande. Karande yo gufata ibintu ukabyipakiramo, wamaze kumenya ko ufite umwuka wa karande, ariko noneho wananiwe gutera intambwe ngo bataguseka. Already karande iri kukunaniza. Ni ukuvuga nta muntu ubayeho kubwe. Gera Imana yanigishije ko ndiho kubw'abandi. Kandi igihe cyose ibintu byanjye yego ndemera privacy, ariko deja nimba waranduye karande, tera intambwe ushaka umushumba wawe, tera intambwe ushaka umuganga, yewe tera intambwe ubaza abandi ngese nta bantu bashinzwe gufasha abantu bafite ibibazo bishingiye kuri za karande cyangwa imyitwarire imeze gutya. Uyu munsi dufite ibibazo bikomeye. Karande Gerard yamaze imiryango. Karande iratuma abantu batandukana. Reka nkubwire, wari uzi ko karande y'umujinya, kwivumbura, kwivumbura ni Kinyarwanda, ni Kinyarwanda cyiza. Wari uzi ko kwivumbura ishobora kuba karande ituma utandukana n'inshuti zawe zose. Kandi Gera nushaka kumenya ko uri mu cyerekezo cyo gukira, uzaba ari inshuti ugira. Nusanga ari nke, uzamenya ngo uracari mu gihe kinini cy'ubutayu. Ugomba kubisengera, ugomba kubisengera no kubiharanira. Yes. Cyane buriya uzi karande y'ubukene. Karande y'ubukene reka dusoze ku icyo kintu tucyumve neza. Uzaba ari inshuti gute nushaka ngo kumenya
nushaka kumenya ko kiri mu ciciro c'abantu bakikennye uzagishakire mu kuba mu buzima butagira inshuti. Yes, bakennye mu buryo buri materiel gera ubukire. Inje kukubwira uno munsi ubukire igihe cyose nta bantu ufite uri umukene. Nibyo ubukire Imana itanga gera n'abantu, ariko iyo kiri mu ciciro c'ubukene wibuza abantu, wanga abantu, ukumva ntacyo wabaha. Ni ukuvuga ngo umuntu Imana igiye kuzamura izimuheza abantu. Kandi abantu Imana ntizipfa gufata gusa ngo ibaguhe, bigomba gushingira kuri character nziza ufite bagukurikiraho iki. Ni ukuvuga ngo karande imwe y'ubukene. Wenda hari uburyo bwinshi abantu badakiriva ubukene umuryango uvukamo ushobora gutuma ukena, aho utuye bishobora gutuma ukena, ariko nanone hari n'umuntu ukena kubera ko karande ziwe. Gera nagiye mpora n'abantu, umuntu akavuga ngo navuye ku bantu. Navuye ku bantu ako kantu turakazi. Umuntu nakubwira ngo yavuye ku bantu uzamubwira ngo usigaranye ubukene. Uri umukene. Gera ubutunzi n'abantu. Hari ibintu njya mbona surtout nk'abagore akagute nta nshuti z'abagore ngira nk'icyo gikina akakirata. Nta nshuti z'abagore ngira, nkunda kwibona ku bakobwa benshi. Ni hahandi no mu biganiro tujya tubaza ugira inshuti z'abagore. Ntabwo ngira inshuti, singira inshuti z'abagore. Yavuze ngo ntabwo ngira inshuti z'abagore, muri rusange ntabwo bagira inshuti. Kuko umugore nyine agomba kugendana n'umugore, agomba kugira inshuti y'umugore. Ntabwo ushobora kumbwira ngo ngiye kuba best friend w'umugore runaka utari umugore wanjye. Hari ikindi cyaba gihatse sometimes, rimwe na rimwe. Nk'icyo kintu umuntu widefanda gutyo uri kutwumva wamubwira iki? Uwo muntu mushirira mu ciciro c'abantu baciriritse. Ntabwo ari ngombwa ko ngira inshuti z'abagabo, ngomba kugira inshuti z'abagore, ngomba kugira inshuti z'abakobwa. Ahubwo ubwo bushuti bugamije iki? Iyo uri mu gihe cyo gukira gera, ushobora kuba inshuti n'umwana w'umukobwa kubera amakuru azamba. Niyo azambera tiyo angeza ku cyo nita amasezerano y'Imana. Ni ukuvuga ngo amaboko Imana izitanga gera, iyo Imana igiye kugufata amaboko iziguha abantu. Kandi Imana ntibafata ngo ari baguha. Imana izikubakira ubwenge n'ubumenyi na character bituma wewe ubaboroda bakakubona nk'umwizerwa, kugira ngo bagusharinge ibyo Imana yabahaye kuri wewe. So uno munsi tugaye abantu babaho bavuga ngo navuye ku bantu. Avuye ku bantu. So nuhura n'umuntu akavuga ngo yavuye ku bantu, uzamenye ko afite igikomere cy'ubukene. Abantu nibwo bushobozi, abantu niyo maboko. Ariko iyo gifite karande uzuvuga ngo wavuye ku bantu. Ikindi gera Imana yanigishije umuntu umwe nampembukira akantuka akansebya akanandarika, ntabwo bigomba kunkura ku bantu. Uzi ikintu bigomba kumpa? Bigomba kumpa umwenda wo gushaka inshuti zikubje abantu kanabansebya nabaca intege. Zikubye. Kandi noneho nimba Gerard ansebeje akantuka akanandagaza akamvuga nabi, uzi ikintu nkora? Ngewe ndi promoting ngashaka inshuti wewe udashobora kubona. Ukagera utagera. Naringiye kuvuga ngo afata nasanze gera guca intege abantu bantuka bangendaho bansebye. Imana yambuye nk'umuntu ntuka nta mwibyi wiwe, ntinjiye umugore we n'ibindi bisa n'ibyo, ntabwo ntuka arantinya. Nibyo sibyo? Arantinya. Icya kabiri, umuntu wese ungirira ishari ntaramugiriye nabi. Ni umuntu Imana yatumye cyangwa Satani ngaza nibutse nk'Imana yangiriye neza. Hari benshi ariko batuvuga nabi Bishop. Ugasanga nk'umuntu nyine agiye kuguheraho, nyine arakuvuga na muntu inyuma mu mugongo wawe. Disons usanzwe uzi ko ari inshuti yawe, ariko ugasanga ni wa muntu nyine utakwifuriza ibyiza. Wajye kumva ukuntu kuvuga mu bandi ukumva ntabwo ari wa wundi. Ukumva ni wa muntu uvuga ibintu byawe biri negative. Sibyo?
burya niyo nubwo ushobora kuba uzi njye ndi inshuti ya Bishop Muragizi ntabanzi ko hari defo runaka afite shana ukuri njye ntabwo najya kuyamamaza ngo ujye kuvuga ngo Bishop reka buriya muzi kuriya uramuzi uwo muntu nk'uwo akenshi ni uko aba ari munsi yacu ni uko aba dufitiye ishyari ni uko kubera icyo abantu bameze uzagenda uryame uzashakira abantu 5 bari hejuru y'ubushobozi bwawe cyangwa bafite izina riruta iryawe cyangwa ubukungu cyangwa icyubahiro uzashakira abantu 5 bagusebye uzasanga batarenze 2 yego ariko abantu muri mu ciciro kimwe uzasanga aribo bagusebye uzi impamvu barashaka kugufata amaguru kugira ngo udakomeza kujya imbere babona uri kwatanya urahatana barabona uri umuntu uhatana afite abantu nibitangaza gera iyo abantu bakubonaho favor bagushiriraho barriere ya mbere nibitutsi narimo nganira ejo n'abantu ndababwira ngo ntabwo ushobora kuba umupasiteri udafite capacity yo ko bagutuka nk'uyu musambanyi ti wowe pasiteri udafite capacity yo ko bagutuka nk'imbaraga z'Imana ukoresha zavuye mu kuzi ni imyuka ti wowe muba ntabwo ushobora kuzamuka mu rwego rw'ubukungu nk'iki gitangazamakuru washinze Gerard inzi gitangazamakuru wakorera ntabwo ndi bukivuga kuhavuga tangiza igitangazamakuru cawe ugomba guhura n'ibihuha Gerard yavuye hariya yagize gutya uzi icyo bashaka barashaka kukubuza isoko ariko umugisha wa Gerard nta muntu wagutwara umugisha Gerard reka ngubwire ariko kenshi turahangayika iyo batuvuze nabi reka ngubwire waruzi nk'abantu buriya badutuka batuma dutekereza plan B ego cyane afite sinzi ibintu Imana yasobanuriye ndacera ko mbibaza Imana yasobanuriye ko hari inshuti 3 z'ingenzi mu buzima bwanjye inshuti ya mbere Gerard ni umuntu Imana yashize imbere yanjye kugira ngo amfate amaboko ankura ahantu antere intambwe 2 yego anereka imbere intambwe ya umuntu waka inshuti ya kabiri kandi nziza ni umuntu wese undwanya ni umuntu wese unca intege wa muntu Gerard azatuma uryama amasaha make uzi ikintu ciza wa muntu kurwanya azakora azatuma ibitekerezo byawe byimuka mu ciciro mwari murimo ugatangiza ukagira plan B atigeze atekereza ko wajyamo Gerard listen baduha imbaraga mbese Gerard reka nkubwire abadutuka abadusebya abatwandagaza abatuvuga nabi baduha imbaraga tutari dufite buriya abantu benshi uzabona Gerard bakomeye ntabwo inspiration bayikuye ku bantu bageze ku bintu bikomeye ni abantu bakandamijwe waruzi nko gukandamizwa ku munyabwenge biza niyerekwa waruzi nko gusuzugurwa n'abantu waruzi nko ku munyabwenge ari igishoro ku munyabwenge Gerard utari umunyabwenge hasi rega ngubwire dufite abantu gusa wicara gusa muri quartier kubera ko hari umuntu bakuvuze nabi bikica inzozi sibyo amfete afite agatima kangana urwara ariko ku munyabwenge Gerard ibitutsi biragupromotinga se Gerard waruzi ko hari abantu bagutuka mu kugutuka bigatuma ubona abantu bagushigikira cyane sibyo nukuvuga ngo nta nubwo buriya inzo setsa abantu ntabwo ari buri muntu wese ugeze ku rwego rwo gutukwa hatuka umuntu watangije kubaho hatuka umuntu ufite icyerekeye ufite ahari cyane ufite ahari ariko ufite umuvuduko ufite ahajya niwo muntu utangiza guhura na mbutiyaje z'ibitutsi oya nibyo ako kantu pe afite kubaho nta muntu wagutukaga Gerard ntabwo cyari ikibazo c'imyaka mikeya nuko nta position wari ufite cyane nta zina wari ufite iteka Imana ni kuzamura Gerard uza mbere yo gusubira Imana ngizakuzamura uzasaba Imana yubake character yawe yego nukuvuga ngo iyo utangije kuzamuka uhura n'abantu bashaka kugusikamira sibyo kandi abo ngabo nabajije Imana ngasemana abo bantu ni gute umuntu yakwitwara ni gute wabitwaraho wa mugani ni uburyo butatu umuntu yitwara ku bantu bari kubagutuka n'abagusebya n'abakuvuga nabi icya mbere ni ukubasubirisha guceceka silence icya kabiri ni ukumenya ko izindi ntambara ugomba kuzifesinga ugahangana nazo izindi hari n'izisaba ko ushobora kujya mu butabera ukarega umuntu kubera nk'uko yakugize gute
sibyo arakwarasinga ku bakristo hari n'izindi ntambara dufate igihe cyo gusengera uwo muzahangana nawe uzamwitegereza urebe nkuko akeneye silence Gera silence irasubiza wari uzi nko mu gutsindwa kwinshi bavuga ngo silence tu silence tu namenye ko silence no kutisobanura bigira umuntu umutware ntibikubwira umugaragu nibyo akenshi umuntu ugututse aba ari inferieur yawe iyo uhindukiye ukamutuka ubunganye nawe ariko iyo umuntu agututse hanyuma ugaceceka uzi ikintu birasobanura ngo muri mu rwego rumwe icya kabiri ntazi ikindi kintu uri gupanga kuri we so ni ukuvuga ko silence nasanze ari igisubizo kigize gute nimba uri umunyamwuka tandukanya hari intambara z'umwuka izo urazisenga mu buryo bw'umwuka turuzi nk'ibi bya karande njyewe ndabwira abantu ngo nibaje ku mavi ndetse banashaka umuntu ushobora kugufasha gukora deliverance kugira ngo wa mwuka utandukane nawe ni umwuka wagufashe mu buryo bumwe cyangwa mu bundi so karande ni ikintu kiba cyaraje kugira ngo kiguteshe agaciro hari umubyeyi umwe wigeze kumbwira ahambwe ukuntu nyine hari abantu bigeze kumugirira ishyari kandi akagira ishyari n'abantu batagakwiye kumugirira ishyari ku buryo nyine umuntu avuga ngo uriya afite abuzukuru uriya afite abana bimeze gutya nyine ukibaza kubera iki ni uko uwo muntu aba afite icyangiro ni uko uwo muntu aba adakunzwe nyine akibaza kuganira n'abantu benshi pe ugazamura kuganira ati njye mfite abantu banyanga gutyo nawe yaje muri ubwo buryo ni uko mfite icyangiro ni uko nakunzwe ni uko mfite umwuka utari mwiza undiho bituma batankunda ikibazo ni ikihe aho njyewe ndabitandukanye mu buryo bubiri hari icyangiro kikomoka ku ishari umuntu wakugiriye ishari nta cyangiro ufite ahubwo ni umuntu uhora yikanga ko hari ikintu Imana izakubwira uramurenze yes reka nsubiremo umuntu wakugiriye wese ishari ni umuntu watahuye ibikugize ko bishobora kuguhindura undi muntu utari wewe ahora yikanga ko uzaba umuntu ukomeye umwuka w'ishari ukamufata icangiro ni umuntu ukwanga gusaka gusuzugura buzira impamvu iyo ni karande y'icangiro aho uja gushaka serivisi mu murenge umuntu gusa kureba akayikwima just ntawe biturutse oya ndakuzi oya gusa wapfa kudodora akayikwima akayiheza ubundi iyo ni karande y'icangiro waje gushaka akazi Gera dosiye yawe umuntu ntakuzi yabona foto yawe bidashingiye ku moko akakwanga icyo ni icangiro iyo ni karande solution urajya muri cya ciciro cy'abantu bakeneye deliverance ariko ishari nabo mugendana nabakuzi nabazi imwe mu migambi yawe wita ko ari inshuti bitwa nk'ari inshuti buriya Gera rega ngubwire inshuti igice kinini nibo bashobora kukwelimina turuzi wa muntu kwanga udashobora kugusohoza urya ntakakuraze ku ijoro nyumva neza umuntu burya mubi ushobora kugutera ni umuntu ufite amakuru yawe burya inshuti zose tukagera ku rwego rwo kumwizera rwo kumubwira amakuru ahubwo muzasangira ibyunguka ariko iby'amakuru n'imigambi yawe umwihorere uzayabwira b'ingenzi abandi ubihorere yuko umuntu ukwica akakunetraliza ni umuntu ufite amakuru yawe so ni gutema inshuti nawe nimba ufata urugero nimba njyewe nawe dukorana sigisobanura nk'uko uri inshuti nimba dusengana Gera ntabwo bisobanura nk'uko turi inshuti turasengana inshuti ni umuntu wasuzumye ukamenya neza ko uwo muntu yakubera inshuti kandi witonze waragenzuye yuko abantu benshi bikomere bafite nabahemukiwe n'ishuti nabo bitaga inshuti wamenye gute inshuti koko biragusaba ubwenge ntabwo gusubura n'umuntu umwita inshuti ni nacyo cyatugoye nimba usengana n'umuntu ukamwita inshuti oya murasengana
nimba twarahuriye mu kazi Gerard ntabwo bihita bikugira inshuti uri umukolege mwasohotse Butare murangije ishuri ntabwo umuntu mwiganye wese uri umugenzi oya umuntu wese mwiganye Butare ntabwo ari inshuti ariko ni umukolege muri promotion so inshuti ni ikintu gisabwa kwitwararika yuko abantu benshi bikomere bibishe ni ibikomere batewe n'inshuti nabo bita inshuti ukivuga bwaca agafata ibyo wamubwiye akaba biza gusenyesha hari ibindi inza mvuga Gerard uko ushaka inshuti ku ngufu niko uri kukereya n'ibikomere ku ngufu gutubwo yes hari abantu bazinduka bashaka inshuti kandi bakoresheje imbaraga z'ubushuti tiyitonde ngo agenzo mbese umuntu ashaka inshuti ku mbaraga gute Gerard hari abantu ku ngufu gute Gerard nyumva neza hari abantu bagira spirit yo ndabivuga mu kinyamurenge donc ukuntu wigira mwiza umuntu akagukunda adashingiye kuri valeur donc fese umwereka yewe hari n'abakoresha uburyo bafite bihoma se sibyo babaho uzi babandi batuye mu itsinda ry'abantu bagira ibikomeri byo guhemukirwa n'inshuti kubera iki akoresha imbaraga zo kumanipule abo bahuye noneho bakamubesha ko bamukunda nyamara ntibamukunda abo bantu uzasanga batuye mu ciciro cy'amazimwe Gerard ariko umuntu ukubera inshuti apana umukolege apana umuntu mukorana apana umuntu musengana ifo gutandukanya inshuti umuntu musengana ntibivuga nko muri inshuti murasengana sibyo umuntu twiganye si igisobanuro nk'ari inshuti nimba hari ikintu nasanze ifo kubaka karagita zidapfa guha umuntu ubushuti ariko ziha umuntu imikoranire haleluya gutubwo njyewe nawe kuba twadiringa isoko yego ikiraka win ntabwo bivuga ngo turi inshuti twahujwe n'ibyunguka ntabwo turi inshuti ariko uko muzagenda muzagenda mwubaka ibyo uko muzagenda mumenyana niko uzagenda wubaka ubushuti bitewe n'icyizere ugenda umugirira sipiriti yiwe ni iyi karagita yiwe ni iyi buritarite yiwe ni iyi imatirite yiwe ni iyi ni ukuvuga ngo yakumenye uramumenya ubushuti ni process ubushuti ni process kandi biragusaba kugira gute kugira ubwenge kugenzura umuntu wita inshuti kugira ngo umubitse amabanga yawe birumvikana reka dusoreze ku icyo kintu kuri aka kantu k'abantu bihoma nk'umuntu wihoma si uko wenda we afite igikomere cy'uko ashaka inshuti cy'uko ashaka abantu cyangwa yakunze Bishop Muragizi uriya yagakwiye kuba inshuti yanjye ebana akarwana no kugira ngo nyine umubere inshuti ntazi ibyawe ntazi uko ugenda ntazi uko ubaho ntazi inshuti yifuza ntazi uko umutekerezaho ariko akarwana no kuba inshuti yawe nk'umuntu utamubereye inshuti ntabwo ugiye kumukomeretsa kabiri ntabwo uwo muntu wamwitwaraho gute Gerard hari uburere bw'ibanze twahawe ari bwo bumuntu n'indangagaciro ntabwo wirukana nk'umuntu uri kumena ivu oya cyangwa umena ibintu kuri puberi ariko umuntu nihomaho ni igihe cyiza cyo kumutekerezaho nitonze ntabwo murejegitinga oya ndamwakira ariko ntabwo ari bwinjire muri rumu yo kubwirwa amakuru y'ibanga yanjye muha umwanya wo kumugenzura ndetse no kureba neza nimba uno muntu ari mu cyiciro cy'abantu nagira inshuti cyangwa namugira umuvandimwe cyangwa namugira umukolege so tugomba kugira ibyumba bigera kuri 5 yego icyumba cya mbere ni icyumba cy'inshuti icyumba cya kabiri ni icyumba cy'umuntu mukorana icyumba cya gatatu ni icyumba cy'umuntu musengana icyumba cya kane ni icy'umuntu muhujwe n'ibyunguka ntumwitiranye n'inshuti inshuti ni umuntu ushobora kukubwira ngo uru rwobo urarurwamo utari kurubona Gerard inshuti ni umuntu ukuvuga neza mutari kumwe Gerard wari uzi ko hari ibyiciro byinshi tugira by'abantu b'inshuti mwaba muri kumwe akakuvuga neza wasohoka
hagashya hagashya natwe ubwacu twisuzume. Yes. Yego, abantu bari kutwumva hari igihe dukura twishyira. twebwe turi mu kiganiro. Yego, ndikubwira nk'umuntu uri kutwumva hari igihe umuntu nyine akura yishyira ati nanjye baranyanze, wowe ntawe wanze. Wowe uri kutwumva uravuga ngo baramvuga, we wisuzume, ntabwo ujya uvuga abandi wowe. Dukome urusyo dukome n'ingasire. Ni ukuvuga ko umwuka wa karande ni umwuka utesha umuntu igihe, ni umwuka utesha umuntu agaciro, ni umwuka ugufatiranya ukaguhunika ahantu ukazaja kwicura. Gera hari n'igihe karande zikurekura warataye amahirwe, imyaka yaragusize. Uno mugoroba ndabwira abantu bakurikiranye kino kiganiro, menya za karande ufite, hanyuma wisuzume wewe ubwawe, umenye ngo zino karande reka nzoriyante ndebe umuntu ufasha gusenga, reka zino karande mfite reka ndebe umuntu wize psychologie clinique ushobora kumfasha. Karande zirashira, karande zivaho. Iyo uzimenye niwo muti wa mbere. Umuti wa kabiri, haguruka kugira icyo ubikoraho. Gatatu, anga kwicwa na karande. So ni ukuri karande ko ziradusenyera ingo. Gera wari uzi ko karande ziza zigutandukanya n'inshuti ugasigara nta nshuti ugira. Ntazo. Yego. Kubera iki? Ukabura umwuka wo kwizera abantu. Byandi twavuga donc ukagera ahantu usigara uri wenyine ugatura mu mujyi wa Kigali ukicwa n'irungu. Kubera iki? Abantu bose wabagize icyo utazi ni umuntu. Icyo utazi ni umuntu. Gera abo ngabo reka mbabwira, umuntu umwe naguhemukira. Uzashaka icenda wubaka icizere mu buryo barya cenda babona kuri umwizero. Ntugatakaza abantu mu buzima. Kandi nizera ko niba wowe ubwawe wiyumva kuri mwiza, wiyumva ko ufite ubupfura, wiyumva ko ufite ubunyangamugayo, jya umenya ko hari n'abandi bameze nkawe, witera icyizere kuko nawe uhari ni nk'uko hari n'abandi bameze nkawe. Gerard, ndi kwandika igitabo. Yego. Maze imyaka 2 ndi kwandika igitabo. Uyu munsi ntabwo ndi buvuga izina ryacu. Ni igitabo nitondeye, ndagisengera, kirimo ihishurirwa mbabazi. Yego. Rikomeye. Iki gitabo ndi kwizera ko undi mwaka kizasohoka, kandi kizasohoka mu Kinyarwanda, gisohoka no muri version y'Icyongereza. Kirimo testimony yanjye, ariko nanone kirimo n'ibindi bitekerezo bijyanye n'uburyo umuntu yahindura umusaraba we igisubizo. Biragoye. Yes, muri ico gitabo hari chapitre iri muri ico gitabo, ndavuga nk'eshatu kugira ngo igitabo ntaza kukivuga igihe igenda kiragera. Hari chapitre ivuga ngo Imana ifasha uwatangiye gusa. Yego. Chapitre umutwe umeze utyo. Hari chapitre ivuga gutyo, Imana ifasha uwatangiye gusa. Hari chapitre yindi nako kagusa kariho, ifasha uwatangiye gusa. Gusa. Okay. Ako nakantu gakomeye kuko uramutse uvuze ngo ifasha uwatangiye bitandukanye na ifasha uwatangiye gusa. Harimo chapitre nziza Gera ivuga ngo umugisha sitombora. None se ndabizi ko tutinjira mu gitabo sibyo? Nibyo se kuko Imana ifasha uwatangiye gusa. Gera, Imana ifasha uwatangiye gusa. Yes. Iyo utaratangira Imana ntigufasha, ariko iyo watangiye Imana iragufasha. Naguhaye ubwenge bukoresha. Yes. N'abantu nta muntu uzaza kugukura mu gitanda. Amahirwe ntabwo azagusanga mu gitanda. Nta mahirwe azagusa, amahirwe aza ku muntu watangiye. So kino gitabo ndi kwizera ni igitabo cyiza Gera. Ubu ngubu kindagifinaliza, kizaba kiri muri version y'Ikinyarwanda na version y'Icyongereza. Ndabwira abantu bari muri Amerika k'ico gitabo kugeza mu kwezi kwa gatandatu mwaka utaha kizaba cyabagezeho. Muri Canada nzakiranshinga muri Amerika, nzakiranshinga muri Amerika mu state nk'atatu, ntabwo ndi buyavuge. Nzakiranshinga Canada mu state 2 no mu Bwongereza, ndetse ndatekereza ko ushobora no kuzana no kwikiranshinga mu Bubiligi na hano i Kigali. Abantu bitaga igitabo cyiza kirimo ubuhamya, kirimo
n'urugendo rw'ubuzima. Imana yaneretse kino kintu gera ndi kubwira abantu mbere yo kutegereza nk'undi muntu agupromotinga ipromotinge wewe. Promote yourself. Yes, yourself. Mbere yuko wumva nk'ibibazo byawe bireba abandi, menya nko nta muntu n'umwe urazwa ku ijoro n'ibibazo byawe. Ntawe pe. N'abariya bose uvuga ngo barakuvuga. Nta muntu ushishikajwe n'uko utera imbere. So hari chapitre nziza nakunze ariyo ya nyuma, ntabwo naje kwamamaza igitabo. Chapitre ivuga ngo guhera munsi ya zero ugana ku mugisha wawe. Icyo gitabo kirimo ubutunzi bukomeye, kizaba cyanditse mu Kinyarwanda, cyanditse no mu Cyongereza. So Gerard, ndabashimira ku mwanya mwampaye. Bishop, no kuri no umugisha natangiye vuga nti it's a blessing, no umugisha ukomeye cyane kwa twabanye nawe. Dusoje ikiganiro tutabishaka, ariko niko bimeze no mwanya. Ndabizi ko ari umuntu ugeze aha ngaha utiye ko iki kiganiro gisoje jya muri commentaire. Burya ni nabyiza ko tujya dushima ubwo uti Bishop, thank you Bishop, wakoze Bishop, wakoze kugira ngo nawe aba motivated. Burya umuntu atubwiye ngo byari byiza urushaho gukora neza, sibyo? No kuri mujye muri commentaire bageza ngo ubwire Bishop, thank you so much. Gerard, waruzi ko ikiganiro twakoranye cyabaye ikiganiro cyiza, nagiye mpamagarwa n'abantu. N'uyu mugoroba ndagusigira nimero. Impamvu ngusigira nimero nuko mu muhamagaro wanjye ari ikintu kimpuza n'abantu. So ikindi ntari nakubwiye kubera testimony y'ubuhamya bwanjye bwo gupfakara, bwo kugira imfubyi. Ubu umuryango wacu kuratekereza gushiraho fondation, family foundation, itegamiye kuri leta, itegamiye yo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Yuko twagize igikomere gikomeye, twanyuze mu rugendo rw'ubutayu bwo gupfakara, bwo kuba imfubyi. Noneho turicara na madamu. Gupfakara kuri wowe? Yes. Gupfakara ku bana? Yes. Twaricaye na madamu tubwira abana bacu ni hehe havuye igitekerezo yuko dutangiza fondation ya famille ifite objectif gufasha imfubyi n'abapfakazi. Abana turababwira ngo ni mutubwire niki twakora cyabanezeza. Abana baratubwira ngo turifuza gufasha imfubyi n'abapfakazi. Gera ndizera nk'undi mwaka nzaza dutangiye gutekereza uburyo ki fondation twayishira ahagaragara yo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Kandi kugeza uno munsi ico turiko twirukaho ni document, turizera kuzibona kandi tuzahera ku bushobozi bwacu. Ntabwo dushingiye ku bushobozi bw'abantu ngo tuzashaka batera nkunga, kubera amateka yacu ibihe twanyuzemo. Ya umuryango wacu watekereje kuzakora fondation. Ubutanza kubwira izina rya fondation cyane rwose. No kuri icyo kizaba ari ikintu gikomeye kandi cyiza. Twavuga byinshi pe. Twakunze ibiganiro byawe, natwe byaratunejeje no kugeza uyu munsi. N'uyu munsi ndakeka ko abantu bishimye bitewe na kino kiganiro kiba umugisha kuri benshi, kibure benshi, gitume benshi bafata ibyemezo. Kandi mu bifate burya umugisha no gufata icyemezo ariko kanakigumaho, biryoha kuri kandi bigatuma n'ejo hawe hazaza haryoha. Ni ukuri ndifuza abantu bajya bavuga ngo bakizwe, abantu bafata ibyemezo, no gukizwa nabyo ni icyemezo. So wige gufata icyemezo. Niba byaragucanze ukaba udafata icyemezo cyo gutangira business, yiririmba uwo mwuka ukureho uyo karande, niba udafata icyemezo cyo gushaka umugore kandi uvuga uti nyine ndashaka kuba nka data, ndifuza kuba nka mama, nkubaka urugo, please nawe uvuga uti ngo mu gufata icyemezo byanze kunze. kandi mu Kifaransa baravuga ngo ne jamais trop tard, sibyo? Uko waba umeze kose, aho waba uri kose, nibyo hari byo warakererewe. Abana wari kuba warabyaye mu myaka 20 ntabwo ari buzabyara mu myaka 40, bazaba ari impinja wagakwiye kuba ufite bakuru. It's okay, ibyo ngibyo ntibikudindize uvuga ngo n'ubundi nakereka bivemo burundu. Nta mpamvu rero. Fata icyemezo, wubake ubuzima. Na byandi birwa bakubwira ngo ntabwo nayemewe gushaka gutariko guti. Bishop arabitubwiye buri muntu wese yaremewe gushaka. Kandi rwose ugomba kumva ko ubuzima bwawe ufite uyu munsi, buzaba bwiza cyane kurusha bitewe n'icyemezo wafashe uyu munsi. Buzanaba bubi cyane bitewe n'icyemezo wafashe uyu munsi. It's up to us. Ni ahacu kugira ngo dufate ibyemezo, kandi ibyemezo bizahindura our future, ejo hacu hazaza.
Bishop mwakoze kukurekura menya bigoye Imana iguha umugisha sinzi niba nyine umuturage nkanjye ushobora kuvuga ngo Imana iguha umugisha ndawakiriye umugisha w'Imana yego ni ukuri tuzishimira kongera kuganira namwe ku zindi suje zakubaka isi kuko tuzi ko ari benshi bari kubakika bitewe na kino kiganiro. Imana ibaha umugisha mwavuga nimero de telefone umuntu yababonaho kugira ngo bazabavugishe. Nimero de telefone ndaza kuyiguha ushobora kuzayishyira ku kiganiro ntayivugiye kuri kamera. Ndabaha nomero ya WhatsApp ntabwo ari iyo guhamagara kandi umuntu uzampamagara azabe afite icyo yifuza twaganiraho ariko nanone mu buryo bwiyubashye mu buryo bwiza mu by'ukuri nzamutega amatwi tukaba tubashimiye. Murakoze cyane. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango, utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe, ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61.